ways, ambiance is boom ways, tugomba kuzamuka. Yes, tugiye kubaha ikaze mwese mukomeje gukurikira Pubuza mu gihugu cy'Afurika z'Uburengerazuba ndetse abantu bari muri diaspora mwese ikaze niba ari ubwa mbere ugeza no kuri Pubuza wibuke kuri subscribe mu kiganiro cyitwa ubwino ubusesenguzi bwacu bwo kuri uyu munsi rwose nuko tugiye kugenda turebera hamwe ibintu bisaga bitatu. Ikintu cya mbere, ese MTN Music Festival ihatse iki? Akarere gatayo ari Nyagatare bimeze bite? Ko abantu bose bari kugira bavuga ati aha ni wacu. Aho ni ahambere utoza ikipe ya Portugal akaba yagiye atangaza neza cyane yuko uwitwa Cristiano Ronaldo aka Rugifaru igihe cyose azumva ashaka gukina azageza ajye mu kibuga. Bano banje muri hehe munyereke neza cyane yuko muhari rwose. Ubu ngubu witwa Jurgen Klopp yemeye neza cyane ko agiye gutoza ikipe y'igihugu y'Ubudage. Nuko tugiye kugenda twinjira mu makuru yacu, mureke tugende tuyahere ahangaha kuri iyi nkuru bivuga neza cyane yuko witwa Micky uyu nguyu rwose agiye gukora indirimbo nyinshi z'abahanzi ba hano mu Rwanda, akaba agiye yifuriza isabukuru nziza cyane uwitwa CHER. Uyu ni umwe mu bakire cyane rwose bari hano mu Rwanda, akaba ari umwe mu bantu barebera inzu rwose 1:55 AM, ndetse bakaba banafite umuhanzi ukomeye cyane witwa BROUCE Melody. Akaba nawe yamaje kugenda ashyira umucyo ku bintu byose biri kugenda bivugwa, kuko abantu benshi bagiye babona yuko rwose we na CHER ngo harimo umwuka utari mwiza, ariko cyo wagenda umenya nk'ubwino nuko bo bafitanye cyitwa umubano mwiza cyane, wa wundi babandi bose babahitaza batahita bapfa kuvumbura. Nuko ibintu biba bimeze. Ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi n'ugusesengura ubwino bukagenda buziramo. Tayari uwitwa Micky rwose akaba yafashe akanya ubundi maze agatakagiza cyane imitoma ikomeye cyane umukunzi we witwa Aga. Uyu Aga ni umwe mu bagabo bagiye bakora icyitwa Kapapu, akagenda rwose amwaka uwitwa Regis, kandi ikindi wagenda umenya nuko uwitwa Regis agiye kubitwa none indi Kapapu witwa Queen, akaba ari kugenda abana n'umuhanzi wabaye mu izina rya Urban Boys, akaba yitwa Nizo Kabosi. Mubwira cyane impa ugeze hano bwa mbere ni kuri Pubuza wowe rwose nta kindi ugomba gukora, reba ahantu handitse subscribe ubundi uhite ukanda. Amakuru yacu yo aba ari menshi. Witwa Amarone the Brothers rwose akaba rwose yarazi neza cyane ko azagenda avamo umukinnyi ukomeye, ariko byaje kurangira yibereye umuhanzi icyamamare w'icyaka hano mu Rwanda, akaba ari muri MTN Music Festival, akaba ari kugenda yibyinira uturirimbo rwose twa kera twe ndetse n'utw'ubu ngubu tukaba turi kugenda dushimisha rubanda. Noneho ubu ngubu akaba ari kugenda ateguza icyitwa album. Uyu ni umwe mu basore b'abanyempano u Rwanda rufite, hamwe n'uwitwa Gisa Kinganzo. Aba ni bamwe mu basore rwose babahanga cyane. Yasibye akazi kugira ngo abone witwa King Kivumbi. Inkuru y'umukobwa waje ku rubyiniro, abantu bose bagatangara urukundo yarafitiye uyu muhanzi witwa King Kivumbi. King Kivumbi ni umwe mu bahanzi bazamutse cyane mu bintu bijyanye n'imivugo, ariko rwose ubu ngubu akaba ari kugenda yigaragaza muri MTN Iwacu Music Festival. Nuko ibintu biba bihagaze. Itsinda rwose akunda cyane, akaba rwose ari itsinda rikomeye yabayemo Pifra, iri ni itsinda ryitwa Tough Gang. Witwa The Pen akaba rwose agiye agaragaza neza cyane ko aba basore ari abagabo rwose bagaragaza icyitwa igikodero cyinshi cyane mu bijyanye n'umuziki rwose, kandi ikindi rwose bagendaga bagaragaza neza icyitwa iterambere rya hip hop nyarwanda, ariko rwose witwa The Pen nawe rwose akaba yagendaga abafana. Nuko ibintu biba bihagaze i Nyarugenge. Bano banje mumeze mutse nimba ugeze hano bwa mbere nandi ni mu kiganiro cyitwa ubwino rwose wibuke kuri subscribe. Amakuru yacu witwa Marina Deborah, uyu ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane muri MTN Music Festival mu kijyanye rwose no kubyina. Uyu nguyu rwose akaba ari kugenda yerekana icyitwa urukundo, ariko abantu benshi bakaba bari kugenda batangaza ngo ese uwitwa
uyu mukapo rwose w'umurundi rwose wifuza kuzagenda amushyira mu mago rwose muziki rwose azagenda rwose yiva muziki azagenda ayumva neza cyane ko uyu muhanzikazi azaguma mu muziki cyangwa azagenda amera nk'abandi bose ahite amukurura mu bijyanye n'imiziki kugira ngo yite ku rugo. Ni ibintu abantu benshi bari kugenda babitekerezaho bakagenda rwose babyibaza neza, ariko rwose noneho agacyo wagenda umenya cyo nkubwira nuko rwose icyitwa umuziki akaba agaragaza yuko uhagazemo neza cyane. Kalifani Govinda n'umugore we bibarutse imfura. Uyu munsi ni kuwa mbere bantu banje nkubwira ngo nawe nimba ari ubwa mbere rwose gutangiye iki cyumweru menya neza yuko Imana ikigutije ubuzima. Hari abandi benshi rwose bamaje kugenda babuvamo, ariko rwose shimira Imana wibuke no gukora subscribe nawe udushyigikira. Bruce Melody yatanze ibyishimo mu gitaramo cya MTN Iwacu Music Festival 2026 rwose cyabereye mu karere ka Karongi. Abantu b'Ikarongi mvugira ngo kaca. Kandi ikindi kintu wibuke rwose yuko ibi bitaramo bigiye gukomeza Nyagatare. Abantu b'Inyagatare umutara wacu ko tuwukunda twese ntago ari ibyo bishatse kunzanamo byinshi, ariko icyo ashatse kukubwira ni kimwe. Abantu mwese muturuka mu burasirazuba rwose cyane cyane Gatsibo, Nyagatare, Kayonza, Kirehe rwose mwiyumva nk'abantu baturuka mu Mutsara, wibuke gukora subscribe. Ariko ikindi kintu wagenda umenya cyo rwose umuhanzi wanyu mvugira ngo umuhanzi wacu uwitwa rwose Chris Easy aturuka mu karere ka Gatsibo akahita rwose agana neza cyane i Kigali, amanuka cyane ahita yikata mu Bugesera, akaba ariho ahantu ari kugenda yibera ngo rwose asubiye mu rugo Nyagatare mu mitegure rwose agiye kuzanamwe agende abashimisha. Ariko si uwo wenyine, nanone mwibuke ibyagiye bibera kuri stade rwose Petit Stade, abantu bavuga ati Primus Guma Superstar ngo twagiye tuyinyereza ukuntu nyine gitwarwa n'umuntu wo mu burasirazuba. Twese turabizi neza cyane ko ari we muntu wagiye yitwara agakorana indirimbo yitwa Kingston. uwo nawe wundi rwose akaba yitwa Tom Close rwose. Tom Close akaba agiye kuza gutaramira mu karere ka Nyagatare, n'umwe mu bahanzi batwaye MTN rwose neza cyane ku bitugu bye. none ahangaha niwe rwose bagiye kugenda bagaragaza rwose neza cyane kuko yagiye atwara icyitwa Primus Guma Superstar rwose kuri season yayo ya mbere, akaba agaragaza neza cyane ngo agarutse mu rugo. Nawe akaba avuka mu karere ka Gatsibo idarapo muri zamure Gatsibo mwereke neza cyane muri comment mwandika ngo ni Gatsibo. Ariko nyine mwibuka neza cyane ko Nyagatare n'ubundi ari abaturanyi beza cyane rwose, mugomba kugenda rwose mukashyigikira abahanzi biwacu. Bano baturuka mu karere ka Gatsibo ndabasuhuje mwese. Abadakunda rwose kuyihakana harimo nk'igisupusupu rwose neza cyane rwose, nawe ugomba kuzaza ukashyigikira bene wanyu. Nuko ibintu biba bihagaze rwose. Uwitwa Zuba Ray nawe rwose akaba ari umwe mu bahanzi rwose bakomeye cyane bafatiye iminsi y'amasengesho. Zuba Ray ku muryango we utaranyuzwe n'imyambarire muri iyi minsi rwose kabisa yarabasaza cyane rwose. nuko uyu nguyu amaje kugenda yinjira mu cyitwa kujyanye n'uturirimbo twiza cyane. Titi Brown yasubiyemo indirimbo za Mado. nuko ibintu biba bihagaze rwose i Nyarugenge. Imva mutima rwose za Pifra kuri King James bitegura gushyira hanze rwose cyitwa urubyiniro rukomeye cyane. Iminsi ikaba iri kugenda iza ikirere ntabwo cyifashe neza, muranyihanganira. Amakuru yo rwose aba ari menshi cyane. Robert Makena uyu nguyu rwose ukora kuri RBA akaba rwose amaje kurongora. nuko ibintu biba bihagaze i Nyarugenge, inkuru zo zibaha ari nyinshi cyane. nkubwira ngo nawe nimba ari ubwa mbere wibuke gukora subscribe. 98% by'abanyarwanda bakeneye inguzanyo, 42% nibo bazibona. Ibaze abandi bose baba bari hehe? 53% ibo bajya hehe?
ya wowe ugeze hano bwa mbere n'ahandi ni kuri BURAJEKO wibuka gukora subscribe. Koreya ya ruguru yasubiye rwose kunga ubushuti na leta zunze ubumwe za Amerika ndetse rwose no gusenya intwaro za nucleaire. nuko bantu banje nawe nkubwira ngo nimba ari ubwa mbere wowe uba ugeze ahangaha rwose wibuka gukora subscribe. The Ben Mike Kayihura Elijah Kitaka bongerewe mu bitaramo bya Spring and Friend. Bantu bacu mumeze mutse. Abashinwa miliyoni 1.8 bakuwe mu byabo n'ubwoba bw'umuyaga. Abantu bacu ni ibintu biba bikomeye rwose. Iyi weekend yari irimo amakuru menshi mubwira ngo nimba wowe nawe ari ubwa mbere rwose n'ahandi wibuke gukora subscribe. Minisitiri w'intebe yasabye ko urugomero rwa Muvumba rwadindiye rwihutishwa. Ibi ngibi byagiye bigarukaho cyane muri uyu mwaka kandi rwose ni ibintu abaturage bagaragaza neza cyane ko bizagenda bibagirira akamaro. Mu karere ka Rutsiro umusaza w'imyaka 67 wabumbaga amatafari yikubise hasi arapfa. Ibaze nawe uyu musaza ubundi yakabaye ari muri pasiyo, yaza kuba rwose yarakoze neza cyane, akaba rwose yaragiye yizigamira ya mafaranga rwose yandi yo muri ejo heza, maze akaba ari kugenda amufasha ari kugira ngo akore imirimo ikomeye cyane isaba imbaraga kandi rwose yakabaye rwose abantu rwose banamufasha. Ariko nyine umuco waracitse, abantu bakuru rwose nabo baracyari guhatana bashakisha ubuzima ari kugira ngo abana babo babarere, ahubwo nibo bakikomeza kwishakira ubuzima. Rwose Imana imwakiriye mu bayo, ariko inabere abandi isomo rwose. Bantu mugomba kuzajya mwita ku babyeyi banyu kubera yuko bababyeyi kugira ngo rwose namwigero runaka muzajye mubitaho cyane, kuko bajya banaca n'umugani mu Kinyarwanda ngo urukwavu rukuze rwonka abana. Rero mubyeyi byara abantu bahereza uburere, abo bana bazagiye bagufasha mu gihe cy'izabukuru. Muri Venezuela abahitanywe n'umutingito bararenga 4333. Bantu banje mumeze mutse kora subscribe nipa ari ubwa mbere ugeze hano kuri BURAJEKO. Igikombe cy'isi ni itegeko rishya ryasohoye mu kibuga. Ibaze kweri bantu banje iyo ni football njye nkabagaca only. Vipi bantu banje, ibyo wamenya ku ikoranabuhanga i Nyarugenge nuko rigiye kufata akitwa imihanda cyane cyitwa TikTok, ikaba rwose igiye kugenda yigaragaza cyane. Ubwongereza rwose yatawe muri yombi akekwaho kwica uwari minisitiri. Wowe ugeze hano bwa mbere n'ahandi ni mu kiganiro cyitwa Ubwino kica hano kuri BURAJEKO. Nyarugenge ibintu byakomeye. Iki gikombe cy'isi ninde uzacijana? Igikoskos nicari cande ninde agira cyane yankubwira ngo nawe imyumvira iyi nkuru. Batangiye batubwira neza cyane ko utwa Cristiano Ronaldo uyu mwaka agomba gusezera mu gikombe cy'isi yagitwara atagitwara, ariko none ahangaha inkuru ziri Nyarugenge nuko zigenda zigaragaza neza cyane ko umutoza yamaje kugenda agaragaza neza cyane igihe cyose Cristiano Ronaldo azagenda ashaka kugenda akina, azagenda rwose yigaragaza, azagenda amuhereza umwanya. Si ibyo none ahangaha rero bigeze no ku mihanda, noneho nyumviriza ikipe. Ariko se Ubwongereza, Espanye, Ubufaransa ndetse na Argentina iba muri Amerika y'Amajyepfo,
ko arizo ziri kugenda zikina kimwe cya kabiri, wowe wumva ari yizagera igitwarara abari bazi ngo Maroc izagenda yisanga muri iki cyiciro rwose mwihangane nuko ibintu biba biteye. Uyu nguyu aratubwira ngo yitwa Mukamana rwose, akaba yerereye mu karere ka Musanze, ngo ari kugenda abona inkuru nyinshi cyane, ngo ariko bateguje icyitwa umuganura, kuko bazagenda babona icyitwa igitaramo cya King James Rumuriza James, ko rwose kizaba ari cyiza cyane. Ewana undi akaba yitwa ngo ni Pape 12 aranditse ngo iki kiganiro rwose kigusesenguza none ngo kije cyo ni batora mugabo, ngo nanjye ngiye kugenda nyikundishe abandi, ngo ariko tubwire ku nkuru za Diamond Platinum na ZUCH, ese ni ibiki bari kugenda badutegurira? Havuzwe byinshi, hakozwe byinshi, ariko none aha ngaha witwa Diamond Platinum n'uwitwa ZUCH niba gira rwose icyitwa urwango rwabatera, bo bari kugenda bagaragaza neza cyane ko bagiye kugenda bakora ibintu byinshi rwose, icyitwa umwuka mubi rwose bagiye kugenda bawukuraho. Ako kantu rwose ukamenya, mukamenye rwose amagambo yari kugenda avugwa cyane muri iyi minsi rwose, ibintu rwose byamaje gushyirwaho akadomo. Mu karere ka Musanze umwana umaze iminsi 3 arohamye yabonetse yapfuye. Hano rwose muhinda abana kwegera ibiyaga, ikiyaga ntago rwose kiba gitekereza kabiri, icyo kiba gishaka nta kindi rwose, gutwara ubuzima bw'abantu mu gihe cyose umwana rwose agiye mu mazi rwose gerageza umube hafi. Perezida Kagame yafashe mu mugongo Emile wa Katari wapfushije umubyeyi we papa we. Rwose yihangane mu isi nuko bimera, Imana rwose wa mubyeyi imwakire rwose, kandi rwose abone iruhuko ridashira. Nkubwira ngo andi makuru twagenda tunasorezaho rwose, ikintu gikomeye cyane muri iyi minsi, MTN wacu Muzika Festival, MTN Muzika Festival, icyo nagenda nongeye kuyikubwiraho rwose nuko uwitwa DFSD aka Mikoro umwami w'amajyepfo akaba ari kugenda atanga nawe ibyishimo birenze cyane.